Ndabanza gushima Imana. I will first of all give thanks to God Kwimpaye aka kanya kugira ngo mpagarare imbere yanyu. For this chance I'm given to stand before you. Nigihe kirekire nari maze ntahagarara hano. It has been a long time without coming here front. None uyu munsi birakushobotse. And finally today it happens. So ko rero mba nabuze ibyo ntanga mu buhamya cyangwa ibyo nshima nuko ahubwo numva bimbana byinshi bakampa iminota mike burya nicyo nyangira ikibazo. Actually the issue is not I don't have testimonies, but I have much testimonies, but the time given is short. Rero byashobotse ko iyo minota mike nemera nkayikoresha kuko hari byabaye ngombwa ko ntakomeza guceceka. So we manage to use the given time. Ndashima Imana cyane kubwo imirimo n'ibitangaza ihora dukora buri munsi. So I thank God so much for the works and the miracles that he performs every day. Muri aya mezi akurikirana uko navuga ngo na 3 nahuye n'ibyiza mpura n'ibibi byose ibimfashamo mbana nabyo. In 3 months ago I met so many things, either good things and the bad things, but God helped me to endure all. Cyambere ndashima ko yampaye agakiza kukuri kigatuma ninjira no mu kibazo nkagira uko mbyitwaramo mu gihe n'igihe nari nkiri umupagani ntazi ibyo mvuga n'ibyo nkora ko ntari kubasha kubikora. First of all, I thank God for the true salvation that enables me to endure all the situation better than before, because I didn't know the way before. Mu kwezi kwa gatandatu ku itariki 19 napfushije musaza wanjye. 19th June, my brother passed away. Namupfushije ndwaye nanjye ntameze neza nanarwaje, ariko nabonye imbaraga Imana yampaye. Nago nanjye namenyaho uko byagenze, sibyo ko namenye Imana nkavuga ngo nibikora n'ubundi. So he died when I was not in a good condition, sick and having another patient I was taking care of, but God enabled me to overcome all. Ku buryo nari meze ntago ndi bukomeze kuvuga ibintu byinshi, ndagira ngo ndase ku ntego ibyo Imana yagiye inkoresha muri icyo gihe. Nari wa muntu nanjye nari mu bantu bagomba gufatwa bagahumurizwa bakagira gute kuko uriya mwana ni musaza wanjye kandi jya mujyana mu batisimu. So the way I was that time, actually I expected to be cared, to be treated, because the one who passed away was like my son. Kubera rero ukuntu namukundaga n'ukuntu yankundaga byatumye mubyara muri batisimu, nawe umva umuntu kugira ngo abyare musaza we. The way of love between each other, I was the spiritual mother of him. You can understand how the level of love was. Kubyakira byarangoye cyane ko byanunguye, simbone nkamubona tujya kumushyingura twaduherukanye mu gihe cy'umwaka. Icyo gihe byabaye ngombwa ko ngenda kanihute, ngiye nsanga ndigiye nyine abasaza banjye ntibahari bari mu rugendo, mukuru wanjye ararwaye, noneho ya ndwara agiye nari ndwaye irakira, ntangira gukurikirana gahunda z'urupfu rwe. Bibana ngombwa ko hari aho byageze ko mbwiriza ubutumwa bwiza ntabyiteguye, ariko kubw'ijambo Imana yaduhaye kubwo gukorera Imana byabaye ngombwa ko ari giye ubwiriza muri icyo kiriyo. Mu gihe cyo gukigitaramo hari abantu bari bateguwe, niba ari Imana bafunze akanwa kavuga ati we nibyo muvuga ntago ari byo mama baba ari buvuge simbizi. So actually the fellow brothers were not there, the elder sister, even the time of funeral I was the one who preached the gospel. I don't know why God chose that to happen. Maybe it was because the other preachers were not good. Nabashije kubwiriza mu butumwa bwiza biciye mu bari bahaye ngo niwe pasiteri, kuko umwana yaje guhindurwa n'umugore nk'uko twese nyine duhinduka tukava mu madini twari turimo, ntitwabimenya twitegura ko wenda hari buvuga pasiteri, umugore aza kutubwira ko itorero ryari ryo
bukora uwo muhango. So this brother changed the religion to the side of the wife. Igihe cy'igitaramo kigeze dutegura gahunda, nareba nkabona ntabwo mbona gahunda uko iteye, mbegereye mbabaje gahunda iteye ite. Ubwo niko amasaha yarageze, bati nimuze umuhango urangire. Ndavuga ntabwo ibintu bikunda ko umuntu akorerwa umuhango wo gushyingurwa gipagani, kandi nzi ko ari umukristo nanjye ndi umukiranutsi. So the time of the funeral, people say let's just bury him with no ceremony. And I said he was not pagan, he was a Christian, and I'm a Christian too. The message of God must be shared here. Naragenegera bari bavuze ngo pastor rero nyina rumenda maza wateguye iki ngo gikorwe hakiri kare batarinda mu zindi gahunda. Icyo yarambwiye ngo arumva atabasha kuvuga. So I approached the person who was called a pastor, asking how he planned the things. He answered me saying he has no voice to speak something. Ubwo mfatiraho ntangiriraho ngaho, noneho babandi bampagarikaga babona ni byiza, n'ijambo n'ijambo iyo ari yateguye kuvuga naryo nahereyeho, kuko ntari mfite umwanya muri ako kamanya, nta Bible nanicaranye na telefone sinzi aho yari iri, nkomereza kuri iryo jambo ndivuga nk'umukiranutsi, ndivuga nk'umuvuga butumwa kubw'inyigisho nahawe. So I just pick up the message he prepared and I preached, but in the way of a saved person, in the way we were taught here, in a way to preach the gospel as well. Ntabwo rero nari kuvuga ibyiza nabonye ejo bundi ntahereye no kubyo nabonye, kuko n'ijambo tugura ngo ibintu byiza byose biziri cyane kutuzana ibyiza, nabyo byari byiza, kandi hakiriye benshi bakiriyemo umugisha, bakiramo agakiza. Nubwo ntabajoganira nabo ariko barishimye, na nyiri gupfusha nanjye ubwanye nahise numva mpindutse muzima, numva ndakomeye. So there are many people received the gospel and they appreciated my message. Even sharing the message itself gave me the strength. Reka nsimbuke rero ngiye mureba mu gitabo cya Zaburi 103 umurongo wa 2. Let us jump to the Psalms 103 verse 2. Haravuga ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza byose yakugiriye, niwe wababariwe ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose. Amen. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases. Mpamvu nkunda iyi Zaburi, igitabo cya Zaburi ndagikunda kuko kibamo amagambo ngira ngo ntangira no kumenya gusoma Bible, nicyo kintu natangiriyeho muri Zaburi, ndayikunda cyane. I love this book of Psalms, and even I started reading the Bible from this. Kuri uyu murongo utangira haranshimisha bitewe n'agakiza twabonye ntari nzi dufite, kuko nageraga kuri uyu murongo uvuga ngo niwe wakije indwara zanjye zose, ariko navugaga indwara z'umubiri. So I used to reach to this point that he heals my sickness, talking about my physical healing. Ariko iyo ngeze hangaha ngo niwe wakiraniwe ibyo, niwe wababara ibyo wakiraniwe byose, ibicumuro byanjye. But now when I reach to this point, who forgives all your iniquities? Biramfasha cyane kuko ari byo binyinjiza no kuba nduwondi we uyu mwanya mpagaze hano. I feel very safe because this point brought me to reach to this situation of today. Ndashima Imana ko yakije n'izi ndwara, ntago nkibona indwara ku muntu wanjye kandi ngira nyinshi, ariko iyo nsomye ngo niwe wakije indwara zanjye zose, nta n'indi adashobora gukiza, nta n'iyo atazakiza, nta nubwo nkita ku ndwara narwara cyangwa kubabare nagira, kuko nzi ko bifite uwabikoze kandi bidasubira inyuma. So I may have so many diseases in my body, but I don't see any of them because of believing this one that healed my sicknesses and diseases, even the others I may have in the future. Ndashima Imana rero ko yankijije, ari ntago nkibaraho urubanza rw'ibyaha, ari indwara z'umubiri ubora, ntago ibyo bindeba, bifite uwo bireba, ari naho nkuriza nshima kubw'ubukwe bw'umwana wanjye byabaye ejo bundi.
I thank God that He saved my soul, He healed my sin and the diseases of the body, and I also thank Him that He helped me in the wedding of my daughter last time. ngira ngo benshi bari bahari mu gusaba hano muri church n'ukuri ndabashimira cyane ntarajya kure. Many of you attended my wedding, the dowry giving. I saw many of you. Ndashima cyane ko muri dote nabanye n'umushumba mukuru na famille, mbana n'abashumba, mbana buri mwe wese n'abatarabashe kuhagera abandi barabahagarariye. So especially I thank God that the senior pastor and the family, other pastors attended my wedding, and many of you, and I thank God even those who came represented all of the church. Ndabashimiye cyane kugira ngo amasaha ataza kumfata bakanya ka mikoro ntarababwira ngo ibyiza Imana yankoreye uwo munsi. Ngifurije buri mwe wese uri hano kugira ngo nazabibone abone ibyishimo, ahabwa intebe y'icyubahiro kubera ko Imana yabyemeye ko ayicaraho. So I thank God and I wish all of you to experience the same, to the respect I was given. Byatumye yongera amarangamutima. This brought some emotion. Kubwa musaza wanjye no kuburiya mwana ashingiye kuko hari gihe narwaye ngira ngo abenshi nyambaho ubuhamya bw'uko narwaye kanseri. So both the death of my brother and the wedding of my daughter, many times I share with you that I got cancer long time ago. Icyo gihe yari muri Toronkome batabasha kuza kunsura n'andi mu bitaro CHK. Both were in ordinary level in the exam, having no chance to visit me in the hospital. Ariko amaze kubimenya ko mfite ikibazo cya cancer, urumva we yari amaze gukura, abandi bana bakamubwira bati mama wawe yarwaye kanseri ntabwo azakira disi, none se buriya nanapfuta namubonye bizagenda gute? So she got the information that I had a cancer, and the other student told him the cancer she will not survive. How will you live without meeting her before death? Yabashije kuzana barumuna be rero baza kunsura bageze mu bitaro aho nandi CHK ko niho nabanje kujya, bambonye bane kwihangana, ararira arasepfura kurizamo no kubona mbona yarembye. She managed to come with the siblings. They came to CHK. They cried to the point they failed to cry. Nanjye ubwanjye buryo nababonagamo ntabwo niyumvishaka kuko hari abamama twasenganaga ngira ngo bari barababonye n'ubundi baza kumpa impano nubwo ntakisengana nabo, ariko kubera ukuntu abanaga nabo bakamba hafi ndetse ubwabo mwaka bakabwira nawe yuko ninagenda bazashyigikira abana banjye akaba hafi. There were so many friends, mom, back in the region. They promised they will take care of my children after my death, and even they attended my wedding, even if I'm not in the same church with them. Ni byinshi cyane ntago nabivuga ngo mbirangize, ariko nyine nahise ngira amarangamutima mubonye, ntekereje no ku rupfu rwa musaza wanjye ukuntu bahagurukije famille, umugore akananirwa guhaguruka n'umwana akamuhamagara akananirwa guhaguruka wenyine, mbona ukuntu byose biziye rimwe, mbona wa mwana ukuntu Imana ingiriye neza, nkaba noneho mbonye kumushingira n'ukuntu yariraga avuga ati mama ntabwo mbyumva, reka ubwo ndyame kuri iki gitanda nawe uryame kuri iki, nupfa nanjye nzamye uko nigenza. So I was so much emotional in the wedding to remember what happened the day of my sickness, how my daughter now is going to get married, remembering how she was crying the day of my sickness. Eko mundi bamagaza hangaha Imana yabanye nanjye ibana n'umuryango wanjye. As you see me standing here, I experienced the help of God on my side and my family. Nibihe bitari byoroshye muri icyo gihe, ubu maze imyaka 14 wenda abatari babizi, hari abako tugenda tubona abashyitsi, hari abatamenya ubwo buhamya. Imyaka 14 ntabwo ari umukino kubamo mu bibazo bikomeye. So actually the newcomers may not know this, but I spent 14 years after that situation of sickness. Rero izi ndwara tubonye muri Zaburi ntabwo ari indwara ya kanseri yonyine y'umubiri, indwara zose
nta ndwara itababaza umubiri. Not only this disease of cancers we have seen in the verse, but each kind of disease is bitter to the body. Ariko ngira ngo mubwire buri mwe wese uri hano, yaba ari indwara y'umubiri, yaba ari ibibazo bitandukanye, Imana yakije indwara zacu zose, hanyuma yasigaranye. This is my message to everyone here. Either sickness, disease, or any other problem, God healed all. You will remain with no any disease or problem. Nutarabona bimugeraho ngo abibona bihamye nkanjye, nizeye ko azabibona, kuko jye uhagaze aha nta nubwo murandeba sinivuga ibigwi, narageze akanya ko gukambakamba. So I don't boast myself, but as you see me here fit, once I reached to the point of going down as a baby. Ndakambakamba, ubuzima burakomera, ndi jyenyine, ibyo mvuga ngo ibyo nasobanukiwe byinshi, ko nibyo dutunze byose kuko atari byacu. Baba baranitaga abanjye, nagezeho numva batakira abanjye, ntazi nuko banameze, kuko ubuzima nari ngezemo ndi hanze jyenyine, numvaga ko ntazongera kubabona, ariko ubu bose barahari, barakuze, bameze neza, nanjye meze neza. Iyo ndi mu nzira ngenda, buri muntu wese aravuga ati dore umugore mwiza uciye hano, kubera ukuboko kw'Imana. The life I'm living now, I'm very sure that is the hand of God that was with me, because I reached to the point that I could say I will never meet my family, even my property. That's why I reached to this point that whatever of ours is of God. Ndabarahira kuri ko niyo waba ufite amafaranga ngana icyo udafite Imana ntacyo waba ufite. I assure you that having an amount of money without God, you have nothing. Icyambere ni uko ufite Imana mu buzima. Nahuye n'ibintu bikomeye atari n'ibyo kanseri gusa, ariko Imana yagiye inyireye ku munsi ku wundi kugeza ubu ngubu. Niyo mpamvu ndi imbere yanyu mpamya ngo nuwo ubona wabaye wese afite bitaramugeraho ajya ankuraho urugero avuga ngo Mana, uko nabonye mama baba avuga nuko ahagaze, nanjye ahangaha ndi nizeye kuzangirira neza. So actually I have seen the love of God, and I can actually remind you whenever you face any kind of challenge or situation, you remember my testimony and believe that God will work for you as he did for Mama Bob. Ndishimye cyane, ndanezerewe cyane, nakomeza kuvuga, nakomeza kubabwira byinshi, mfite ubuhamya burebure ntahini ya hafi ngira ngo twakora misa yo kumva ubuhamya gusa tukarekera. So actually I have so much testimony. If I could not cut off, I can actually have on a service of my own testimony. Kansoza ku cyanyuma nshima Imana ko Imana uri mu Mana uvugana nayo, kandi njyaga nibaza ngo ariko umuntu avugana n'Imana gute. I used to wonder how a person have fellowship with God or speak to God. Ubu bukwe butegurwa n'ukuri mumbabarire nimvuga mvuge muti umuntu harimo ariyemera bwari burimo amafaranga pe. I'm sorry for you, don't judge, but preparing my wedding there was enough finance. Ababuteguraga bose bumvaga bafite gahunda zo gutegura ibyo bashaka. And those who prepared the wedding had the wish to prepare as they wanted. Banyira ubukwe barategura bakavuga tuzakora ibi. Nkabwira ariko mu bintu muri dote yewe wabo umuhungu simbategeka, ariko muri dote sinje nkeneye ikintu cyitwa inzoga. So I said, whatever you prepare, I will not give order to the side of my son-in-law, but for my side, I don't allow any alcohol to be used in the wedding. Ndababwira barambwira bati none uyu muntu atuzaniye iby'iwabo byo kuko yakiraga kizana umuvuga butumwa, none se abantu kwinywera kwa ari ibirori ni kibazo. They said, you see, she's bringing the doctrine of her church because we heard she's an evangelist there, but drinking is not an issue. Jero kura kora niteguye ntarajya kure. Imana yashatse ko mvuga ngo mbabwire. Nageze igihe cyaho nendwa kuvuga ndasarara sinabasha kuvuga. So I reached to the point to have no power to speak. Ndongera uriya mugeni mubona akiza imbwa yaramuriye. And you see, when my daughter came back in Rwanda, was beaten by a dog. Dufite imbwa ikaze mu rugo rero kuko iyo itazi umuntu iramurya. So we have a furious dog in my house. When it doesn't recognize a person, it immediately goes to bite him or her.
imuriye twagiye kwa muganga turatugenda buracyari yarayurutse indege uwo munsi ku ijoro rya kabiri nibwo yamuriye ariko abantu ntago babimenye. So, but this information was not spreaded. Ndashima Imana yampaye kwizera gukomeye. I thank God that he gave me strong faith. Tugeze kwa muganga, umuganga abaha tware tugenda dushaka urushinge rw'urukingo turarubura, turona sehashika nabwo kandi tubona bukeye. So we found the medicine in sehashika in the early morning. Umuganga rero wamuvuye abaha itariki zihuje n'ubukwe bwabo yo gutera urundi rushinge. The doctor gave an appointment to be injected the same day of the wedding. Ndanje ndamubwira muga aba nuko nubwo batakubwira nabageni hindura iyo tariki. So, and I told the doctor, you know what, these are bridegroom and groom, that day they will have the wedding. Umuganga yaravuze ati n'umugeni imbwa ikaba yamuriye. The doctor said she's a bridegroom and the dog bitten him. Ati nibigeragezo musenge cyane. And the doctor said you pray much because these are temptations. Je mu mutima wanje nanjye umva nawe uri umubyeyi nawe ari umwana wawe utegura ibintu byiza. You can understand and feel how I was a daughter and a mother. Ubwo umugeni yatanye avuga ati ko numva ngo uwimbwa iriye ngo aramuka tubo munsi ubwo sinabaza umva mutse. So, and my daughter was very the daughter was very careful, saying I may become like a dog in the time of my wedding. Barimo barambwira ko igihe cyagiye kandi nabyo ndakibona. I'm informed that the time has gone, and ariko naramubwiye nti humura imbwa yakuriye nkuko nanjye yandya nkuko ndi yamurya kandi hano uri kwa muganga imbwa irakingiye nta cyuba. And I comforted her, saying the medicine is there, nothing will happen to you. Ndababwira ntabwo nuza yakubwira ngo wabaye cyangwa ngaho ujye mwihora mubwire ko wakomeretse ati si umuntu akomerekera mu ndege. So there was actually some funny stories. Ibyo rero byatumye nuko kubateguraga amayoga nsenga Imana ava ngo Mana none hari n'abazaza bakikubita amacupa kandi muri ubwo bukwe harimo abantu batandukanye nagura Mana ishobora byose naba ngo Mana nkorera ibi bintu ni bakora inama bose uzabaziba umunwa wo kuzana inzoga muri dote. So my prayer was, Lord, may you forbid this use of alcohol in the dowry giving. Nuko byagenze rero inama zitangiye bambaje icyifuzo cyane ndakivuga n'abandi baracyemeza mbona birahagaze nshima Imana ndavuga Mana urakoze kumva gusenga kwanjye. And the meeting of preparation, they all agreed with me, they accepted my request, and I praised God that he answered my prayer. Reka nsoze murakoze cyane pastor murakoze ndabashimiye cyane mwese. I thank you, Pastor, and all of you, the church. May God bless you. I thank you because the wedding was successful because of your help. And I promise to be with you in all situations. Amen. Thank you.